mugashyamba ka Getsemani byari birangiye. Reka ngiye ikintu mbabwira, jya urwana intambara y'ibitekerezo. Iyo umaze kurwana intambara y'ibitekerezo ukanesha, ijuru ribara yuko ibyo bintu uzagira imbaraga zo kubishyira hehe? Mu bikorwa. Ariko nutagambirira ibintu byiza, nutagambirira kuba mu Mana no kuba umuntu wayo, ngo bize muri wowe bifatira imyanzuro, ubanza urwana iyo ntambara yo mu bitekerezo, uzisanga n'ubundi kubishyira mu bikorwa nta bihari. Nshuti zanjye, byari kugenda gute? Aha rero Yesu yari ari kubise. Niyo mpamvu uyu munsi wa none iyo turirimbye indirimbo y'Ikaruvari, tukaririmba indirimbo y'Igetsemani, muzabona ko abantu baba bafite ubushagarira. Kubera iki? Nuko aho ngaho niho ibise byo kuvuka kwacu byagize gute? Byaturutse. Umuntu udaterwa ubwoba n'ibyabereye Igetsemani, umuntu ukurura ibintu byabereye Ikaruvari akumva bifite intege nke, gukira kwe biragoye. Agaciro k'umuntu muri sosiyete rusange kera kareberwaga ku ndangagaciro n'ubunyangamugayo, ubu karareberwa ku mafaranga. Birababaje yuko no mu madini amwe n'amwe agaciro k'umuntu gaterwa n'amafaranga. Yesu yagiriye inama bo mu gihe cyarababwira ngo nimuramuka mufashe umuntu mwene wanyu ukomeye, mukamuzana mukamwicaza mu ntebe z'imbere, undi muntu ukennye mukamubwira ngo najye inyuma nihagira ikiboneka murareba, muzamenye yuko iyo ntabwo ikiri inzu y'Imana. Agaciro k'abantu, Getsemani na Karuvari yagaragaje agaciro k'umuntu. Niyo mpamvu ntibyemewe kubwira umuntu ngo ni igicucu, ntibyemewe kubwira umuntu ngo ni ikigoryi, ntibyemewe kubwira umuntu ngo umusuzugure ukurikije uko areshya, uko asa, cyangwa urugingo rufite ikibazo. Kubera ko igiciro Imana yamutanze w'Ikaruvari, Yesu niwe uzi fagitire byamusabye. Uramutse ugiye gusura abantu, umwana wabo ukabona arimo arakubagana, ugahita umukurura, warangiza ugahita ubabwira uti ariko uyu mwana wanyu ni ikigoryi. Harya umuntu wari kugukorogera amata ya nido aba akiyakoroze? Reka dahita azana amazi atanatetse ati yamwe n'ubundi ntacyo umaze. Kubera iki? Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Kizaba ari igihe kigoye, ariko Yesu wacu agize gute? Arahari. Korari mwese mwaririmbye, Imana ibahe umugisha. Mu ndirimbo zanyu harimo gutsindagira ku cy'Imana yakoze. Indirimbo yose idatunga urutoki ngo yerekane ko Yesu ari we gisubizo, iyo ndirimbo iba yahushije intego. Bijya bibaho ko abantu bahimba indirimbo z'ibigendanye n'ibiryo ukumva ziraryoshye, abantu bakaririmba indirimbo z'imisozi n'ibihugu, ariko indirimbo yo gukiza umutima iyo idatunze urutoki ngo abantu barebe Yesu, iyo ndirimbo iba yahushije intego. Nongeye kubifuriza umugoroba mwiza, nshima Imana ikomeje kubana natwe muri aya materaniro, yaba abo turi kumwe hano mu nzu y'Imana, yaba nabo barimo gukurikira ku ikoranabuhanga, ndetse n'abandi Imana izaha umugisha wo gukurikirana ibi byigisho. Muri uyu mwanya nagira ngo mbabaze, ese hari umuntu wagize umugisha wo kuba yararitse inshuti ye bakaba bari kumwe hano muri aya materaniro? Inshuti yawe ukaba wayiraritse ikagukundira ikaza, hari abahari? Yego, muhagurukiraho muri. Umuntu uzi ko yararitse umuntu w'inshuti ye kaba bazanye, ntihagire umuntu ugira ngo ndimo ndavuga ngo muririmbye muririmbana. Yego rwose. Imana ibahe umugisha. Twagira ngo tubemerere rero, hagurutse inshuti yawe wazanye uyihobere. Yego rwose. Amen. Genda ujye kureba aho yicaye. Yego. Kandi mukomeze muhagarare. Yego. Mukomeze muhagararane. Amen. Rwose.
ndagira ngo uyu mwanya mufatane mu kiganza n'inshuti zanyu mwararitse. Icya mbere nuko muri izo nshuti mwararitse, niba badasanzwe ari abadivantiste, muze kubandikisha, byanga byakunda tuzabaha impano zabo. Amen, tuzabaha impano rwose. Icya kabiri, mu gihe mugifatanye nabo mu biganza, mureke tubasabire umugisha kuko bitanze bidasanzwe. Ese ni bande mu iteraniro banejejwe n'aba bantu b'Imana bahagaritse ibyabo bakaza gushaka mu maso y'Uwiteka? Amen, Imana ibaha umugisha. Munyemerere dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twongeye kugira umugisha wo kuza mu maso hawe, tugize umugisha wo guteranira mu nzu yawe. Abatubanjirije bavuze ko kuba imbere yawe umunsi umwe biruta iminsi 1000 hanze. Tumaze kuba abahamya babyo, kuko iyo twicaye ku birenge byawe twimenyaho ubugoryi, kandi kuguhanga amaso nibyo biduha gukiranuka. Uri Imana itugize, uri Imana iduha inshuti, ariko biba akarusho iyo inshuti dufite zifuza ibyo twifuza, zikanezezwa n'ibyo bitunezeza. Mu bitunezeza rero bikomeye harimo kuba imbere yawe. Nshimye aba bana bawe wahaye umugisha, bakararika inshuti zabo zikaza mu nzu yawe. Izi inshuti zabo tuzisabiye umugisha, reka umwuka wera ababera igisubizo. Dusabiye umugisha ibiganza byabo, dusabiye umugisha amaso yabo, dusabiye umugisha imbyaro zabo, dusabiye umugisha imiryango yabo. Kandi ubwo tugiye gukomeza kwiga ibyanditswe byera, ngwino ubane natwe, utwumvishe ukuri kwawe mu buryo budasanzwe, ukangura imitima yacu, kandi ku musozo w'aya magambo ntihagire undi tureba uretse wowe. Reka ubwiza bwawe bugaragare muri iri teraniro, imyanzuro yera irafatirwa muri iri teraniro ibi yacu n'iteka ryose. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Muri uyu mugoroba dufite icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo isano hagati y'ibise n'urukundo ukunda umwana. Nakomeje kwitegereza kuva ndi muto, ariko naho maze mariye gushaka nkabyara, nakomeje kwitegereza isano iri hagati y'umwana na nyina. Iyo sano yarantangaje. Umuntu umwe wigeze kwizera Imana biturutse mu isano afitanye n'umwana we, ni umugabo witwa Henoki. Henoki yabyaye umwana, aramwitegereza, areba ukuntu umwana amutegaho amakiriro, areba ukuntu umwana nubwo yaba ari mu makosa umwana arambura amaboko ngo se amuterure. Henoki areba ukuntu umwana mujujubye, ariko umwana akagira icyerekezo. Henoki aza kuvumbura ko nawe ariko yagize iki? Imana. Mu bitabo bisobanura Bibiliya bavuga ko uwo mwana yabereye isomo ryiza Henoki, kuko Henoki nta bindi bitabo byari byanditswe yasomaga, yigiraga Imana ku mico y'umwana we, kandi byarangiye Henoki ahindutse umwana w'Imana. Ndagira ngo rero mbabwire yuko muri uyu mugoroba tugiye kureba isano iri hagati y'ibise n'urukundo ukunda umwana. Iyi ni isano ikomeye, kandi iyo sano niyo ituma umubyeyi akurikirana umwana kugeza igihe umubyeyi yifuza ko aho kugira ngo umwana we apfe asiga umubyeyi, ahubwo umubyeyi aba yifuza yuko yazapfa umwana akuze akagira gute? Akamusiga. Muri uyu mugoroba nagira ngo mbabaze, twakwibaza ngo ibise ni iki? Ese biraza guhurira he na Bibiliya? Nakomeje kureba mu bitabo bitandukanye, nsanga ibise ni uruhurirane rw'ibimenyetso biba ku mubiri ndetse n'uburibwe umugore ugiye kubyara acamo, kandi bikaba bifitanye isano n'imihindagurikire y'ubuzima. Ikindi kintu gikomeye, iki kintu cyitwa ibise, uwo mubabaro n'uburibwe butagereranywa bihinduka ipfundo riziri ku mubyeyi ku mwana we. Ni ukuvuga ngo ibise biraryana,
ariko icyo nishimira cyane ni uko ndimo kubivuga ndi umugabo, ntago mbizi bise, ariko mbyumva mu makuru nkanabyitegereza. Iyo uganiriye n'ababyeyi bakubwira ko ibise nta kindi kintu kibabaza kiri ku rwego rwabyo, ariko nanone warangiza ukibaza ibise bimaze iki? Ni ipfundo rizirika umwana ugiye kuvuka, rikamuzirika kuri mama we, ku buryo nta gahinda kabaho katuma umubyeyi abwira umwana ngo kuva uyu munsi nguhanaguye mu mutwe wanjye, karuta agahinda yatewe n'ibise. Icya kabiri kandi, iyo ibise birangiye umuntu abyaye, umunezero wo kubona umwana urabihagarika. Ububabare bwose umugore yaba afite iyo umwana avutse, ubwo bubabare buribagirana. Ndetse kenshi na kenshi abaganga baraza bakamwenyura, wa mubyeyi ushobora kuba amaze iminsi 3 arwaye, ataryama, adahumeka, adashobora kwicara, adashobora kuryama, iyo umuganga mwenyuye akamuzanira agahinja mu maso ha wa mubyeyi ntiwamenya aho umunezero uva. Mu ijambo ry'Imana tubona neza muri Yesaya 53 niho dutangiriye urugendo rwo gucungura umwana w'umuntu. Rwagombaga kuba urugendo rwateguwe rw'inama y'agakiza, ariko Imana yasobetsemo akantu kitwa ibise. Niyo mpamvu Yesu atagombaga gucunguza abantu umunwa nubwo amagambo ye yakizaga. Yesu ntiyagombaga gucunguza abantu ingendo nubwo ingendo ze zari zirimo amagambo akiza. Yesu ntiyagombaga gucungura abantu kubwo kuvuka gusa, oya. Mu nama y'agakiza hagenwe yuko kugira ngo ijuru ryizirikeho umunyabyaha hagomba kuboneka ibise. Yesaya igice cya 53, icyo gice cyose kitwereka uburyo Yesaya Imana yamugendereye imwereka ibizaba kuri Yesu, ndetse Imana ivuga yuko Yesu azaba umugaragu wayo uzashyira mu bikorwa iby'Imana yagambiriye byose. Yesaya yabonye uko Yesu azabaho, Yesaya yerekwa ipica Yesu azafata, Yesaya yereka uburyo abantu bazaza bafata Yesu navuka, Yesaya yerekana urupfu rwa Yesu, yerekana abantu bazaba bahari, abazabona umugisha n'abazabona umuvumo, byose Yesaya arabyerekwa. Ariko bigeze ku murongo wa 10 biba akarusho. Ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje, ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro. Amen. Kandi namara kubona urubyaro azagira gute? Azarama. Buriya umuntu wese utarabona urubyaro aba afite agahinda yibaza ngo nzasiga ayahe mateka. Kubw'ibyo rero iyo usize abagukomokaho nta kibazo kindi uba ufite, nabo baba bazagira ababakomokaho, izina ryawe ntirigire gute? Ntirizime. Kubw'igikorwa kidasanzwe Yesu yakoreye i Karuvari, azarinda agaruka izina rye ritaragira gute? Ritarazima. Kubera ko aho 2 cyangwa 3 bateraniye azaza bari kumwe nabo, kandi abo nibumvira ijambo rye azababyara bahinduka baki? Abana be. Nshuti zanjye, azabona urubyaro kandi azarama. Ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa neza n'ukuboko kwe. Azabona ibigira gute? Ibituruka mu bise by'ubugingo bwe bimwishimishe. Yesu yagombaga kuzaca mu bise, akagira ibise, ariko yakwitegereza umusaruro uzava muri bya bise, Yesu
gutwarwa akemera kubyara agakiza, agahinduka agakiza k'abantu. Bibiliya iratangaje. Namara kwitegereza ibiva mu bise by'ubugingo bwe bizamwishimisha. Igihe Yesu yari mu gashyamba ka Getsemani, yitegereje kubwo gufashwa na marayika w'Imana. Yakinguriwe urugi ruri imbere ye, abona uburyo abantu bazajya mu ijuru, abona umubare w'abantu umuntu atabasha kubara binjira mu ijuru baririmba bafite amakamba, ngo arabareba atwarwa n'uwo munezero, afata umwanzuro wo gucungura inyoko muntu. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo uwo nguwo ibyishimo byamushyizwe imbere. Ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugira gute, kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere. Nshuti zanjye, umubyeyi iyo arimo gutekereza, iyo atwite, nubwo kwa muganga baba baramubwiye batuzabyara bigoranye, hagahura n'aba bahanuzi b'ibinyoma b'abesikoro bateye bakamubwira bati urugendo ruragoye. Iyo umubyeyi atwite agaca ku wundi uteruye akana, ahita avuga ati nanjye ni vuba. Uko ubona umwana mu maso, uko umutekereza, uko umutwite mu nda ukoraho ukumva aranyeganyega, uba wumva ukumbuye kumureba. Ibyo bintu rero biragutwara bigatuma amezi 9 asa naho hatari amezi menshi. Yesu ibise by'ubugingo bwe ibi biturutsemo byagombaga kumwishimisha. Kubera iki? Imigani, tujyane muri Bibiliya zanyu, Imigani igice cya 8 umurongo wa 30. N'ubundi na kera na kare Yesu ataraza mu isi hari ikintu cyamushimishaga. Mbese aba ni bande kandi bagize gute, bavuye he? Mbibutsa ko Bibiliya iratubwira ngo umugaragu wanjye ukiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya, kandi azishyiraho gukiranirwa kwabo. Nicyo gituma nzamugabanya umugabane n'abakomeye, azagabana iminyago n'abanyamaboko, kuko yasutse ubugingo bwe akageza ku gupfa, yarangiza akabaranwa n'abaki n'abagome, ariko ubwe yishyizeho ibyaha bya benshi kandi asabira abagome. Iri yerekwa ryerekanaga ko Yesu azaca mu mubabaro ukomeye. Nshuti zanjye, hari ahantu habiri Yesu azajya bikagaragara yuko ari kubise. Aha mbere ni mu gashyamba ka Getsemani, aha kabiri ni Karuvari. Aho niho Yesu yagombaga kuba ari hehe? Ari kubise. Kandi koko Bibiliya ibitubwira neza muri Luka igice cya 22. Luka igice cya 22 umurongo wa 39. Bibiliya igiye kudukopeza gato uko byagenze mu gashyamba ka Getsemani. Uko iminsi yagendaga yegereza, Yesu yitegerezaga abantu, akareba imibereho yabo, ariko akibuka yuko ari uzabikorera ibyaha byabo. Yesu yajyaga aca ku bantu bajyanye intama bagiye kuzitamba, akareba uburyo iyo ntama irimo kugenda nta kosa ifite. Yesu yayireba akibuka ko iyo ntama igira gute, imushushanya. Yesu yajyaga abona uburyo Satani yigaruriye isi, Yesu akibuka ko naramuka amanitswe hagati y'ijuru n'isi azireherezaho abantu bose. Ibyo bintu byose byatumaga amenya ko umurimo we uzasozana imbaraga ziruta izawutangiye. Nshaka kubabwira namwe, twatangiye tuza mu materaniro, turatozwa, turangije turabatizwa, duhinduka bizera. Ariko nagira ngo mbabwire ngo ku musozo w'uru rugendo hari umubatizo w'amaraso, hari uguhamya umwami Yesu udakoresheje umunwa ahubwo ukoresheje umubiri n'imico, hari uguteshwa agaciro nk'uko nawe yagateshejwe, kuko bizaba ari itangiriro ryo guhabwa icyubahiro cyacu. Rero turasabwa gusoza ubu buzima bwacu n'uyu murimo dukoresha imbaraga ziruta izo twagize gute, twawutangiranye. Bibiliya iravuga ngo Yesu arasohoka
ajya ku musozi wa Elayono nk'uko yamenyereye. Abigishwa be baramukurikira. Agezeyo hani mu gashyamba ka Getsemani, arababwira ati nimusenge kugira ngo mutajya mu moshya. Ubundi nagira ngo mbabwire, nta kintu na kimwe cyabuza amoshya. Kubera iki? Satani ajya kuza kutwoshya, agakoresha ubucakura bwinshi. Rimwe na rimwe hari n'ibintu Satani azana ari byiza, ukabijyamo ubona ari ibintu byiza, kera ukazavumbura ko ari umutego. Amoshya ikintu gikomeye. Yesu yaravuze ngo nitubona umwanya wo gusenga, tujye dusenga ngo ntuduhane mu bigira gute, mu bitwoshya. Yesu arabitegereza. Wari umugoroba w'amateka y'intumwa, bwari bwije rwose, bari bakeneye gusenga kugira ngo batsinde amoshya. Yesu arangije arababwira ngo nimusenge kugira ngo mutajya mu moshya. Nibyo koko gusoma, twasomye ibitabo byinshi, ubu dufite amakenga yo kugira ngo ubuhanuzi butadusohoreraho. Abandi mumaze igihe mu itorero, mwabonye byinshi, mufite experience nyinshi. Abandi mwagize amahirwe mubyarwa n'ababyeyi b'abakirisitu, nukuvuga ngo ibintu by'agakiza mubifitemo uburambe bwinshi. Ariko nagira ngo mbabwire, nta muntu n'umwe uzahagarara imbere y'ibintu byoshyanya byo mu minsi y'imperuka adasenga ngo abure kubigwamo. Samusoni yarebye mu maso ya Delila, yibagirwa yuko imbaraga ze zikomoka mu gusenga. Byarangiye indaya imurangije. Yamanutse ari umusitari bakoma amashyi, yazamutse ari umurambo. Iyo gusenga byibagiranye, icyo waba uri cyo cyose, ukurushaho gukomera mu by'agakiza, mu by'idini, ariko udasenga, ni kurushaho guhinduka igihwahwari ku buryo Satani agukaraga mu kanya nk'ako guhumbya. Mube maso musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Yesu atandukana nabo umwanya ureshya n'ahaterwa ibuye, arapfukama arasenga ati data nubishaka undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ugize gute, uko ushaka. Buriya mubise ababyeyi bari kubise hari amagambo bajya bavuga ku buryo umuntu aramutse ayumvishe yahita agira ngo uwo muntu ntazongera kubyara, ariko umwana iyo abonetse mu maso uhita wifuza kubyara undi. Aka ni agahinda, uyu ni umubabaro urimo guterwa n'ibise. Ariko muri ubwo bubabare bwose Yesu yaravuze ngo iby'Imana ishaka aba ari byo bishyirwa hehe, mu bikorwa. Reka njye ikintu babwira, ubuzima bugiye kutugora, uyu mujyi ugiye kutugora, imiryango igiye kutugora, uyu mubiri ugiye kutugora. Ariko hirya y'amagambo y'urucantege Satani akongorera, jya usoresha ijambo riryoshye rivuga ngo bibeho uko ugize gute, uko ushaka. Jya ubwira Imana bibeho uko ushaka. Marayika abona Yesu yacitse intege. Abigishwa Yesu yari yajyanye ngo bamufashe bari basinziriye. Uko tugenda twigira imbere, abantu wajyaga wibwira ko bagufasha gusenga, aba bantu murimo kwibwira yuko babafasha ngo gukingura ijuru, aba bantu murimo guha amafaranga ngo birukane imikoshi n'imivumo mu ngo zanyu, uko turimo kugenda twegera imbere mu mugoroba w'isi mu buhatu, igihe kizagera mubone yuko batari kumwe namwe. Marayika w'Imana uvuye mu ijuru araza aramubonekera. Amaze kumubonekera, Satani yari amaze umwanya mutoya yeretse ibintu bikomeye Yesu. Yamweretse ko Yesu yaje gukiza abantu ariko batamwitayeho. Yamweretse yuko mu bigishwa yitoranyirije yita ngo n'abagendana nabo b'inkoramutima, harimo Yuda ugiye kumugambanira. Yamweretse induru ziri buvuge ku bantu Yesu yajyaga agaburira, yajyaga agirira neza. Icyo Satani yashakaga ni kimwe, yashakaga yuko umutambyi mukuru ari we Yesu azinukwa abantu, kandi ni inshingano y'umutambyi kujya gusobanurira Imana abantu ahagarariye. Kristo yagombaga kuduhagararira imbere y'Imana. Kubw'ibyo Satani arimo aramushuka kugira ngo yumve abantu bazinutswe. Nyamara twabonye muri Bibiliya yuko ibyanezezaga Yesu ni ukubana n'iki? Ni ukubana n'abantu.
uko ibigeragezo bigenda biba bibi, uko iminsi igenda iba mibi, Satani arimo aragenda atwangisha abantu. Twatangiye Satani atwangisha abantu bo mu miryango yacu, igihe kiragera Satani atwangisha abo dukorana. Bamwe na bamwe ukavuga uti uyu nguyu yangendaho, ariko Imana yanjye n'ubundi ntizahumbya. Ubu Satani yatuzanye noneho no kwangana n'abantu bahehe bo ku rusengero. Ubu no ku rusengero hari amabifu. Iyo ubwiye abantu uti tujye ku ifunguro ryera, umuntu wa mbere ahita yicara agahita avuga ati reka nigendere da, Imana ntigiye kuzankubitira urushyi ku biryo byayo. Wajya kubona ukabona undi uragiye uramwegereye umuhereje ibase ngo ajye kuzana amazi, yarangiza agahita agenda ntagaruke, waza ugasanga arimo arahanagura ibirenge by'undi. Kamaze iyo byagenze gute ati nakubuze, naho yabirebye aravuga ati ibi ntago bizagira gute, ntago bizoroha. Icyo nagira mbabwire ngiki, muri ubu buzima bugoye uzirinde ikintu cyakutuma wumva udashaka abantu. Iyo ni turufu ya Satani. Mu gihe Yesu yari yagize intege nke, Satani yamaze kumwereka ibyo byose, marayika w'Imana nawe yaje kumukundisha abantu, amwereka uburyo Yesu yaje, amwereka urugamba n'urugendo rwe. Marayika arangije yereka Yesu hirya y'urupfu, hirya y'igituro, amwereka azutse, amwereka uburyo mu rupfu rwa Yesu hari abagomba kuzuka. Igihe Yesu yapfaga, urupfu rwaramwakiriye rurekura abo rwari rwaragize gute, bamwe mu bo rwari rwarafashe. Ikintu gikomeye noneho gitangaje, marayika yaramweretse, amwereka ku musozi w'ubuzima igihe abantu bazaba binjira mu ijuru bakoze 200. Amwereka ibyo bintu bitwara Kristo, ndetse ibyo bintu nibyo byamwongeyemo imbaraga, kuko Yesu yarababaye bikabije, asenga cyane, n'ibyuya bye byari bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi. Amaze gusenga arahaguruka ajya kubigishwa be, asanga basinzirijwe n'agahinda. Ubundi nagira ngo mbabaze, abangaba bari bafite agahinda k'ubuhe bwoko? Agahinda ka Yesu niko kari agahinda? Oya, ntabwo agahinda ka Yesu kari agahinda kabo, ahubwo bo bari bamaze iminsi bumva amagambo y'uko Yesu azapfa akanazuka. Ariko kuzuka ntago babitindagaho, bari barimo gutekereza uburyo ubuzima bwo hanze bazabutangira bushyashya. Bamwe bakavuga bati uyu mugabo yaradukereje, amagambo atubwira imigani arimo guca n'ibyerekana ko uyu mugabo ubuzima bwe burangiye. Kangira ikintu babwira, mfite impungenge yuko muri uyu mugoroba w'isi agahinda ijuru rifite atari ko gahinda dufite. Dufite agahinda katarako mu buryo bw'Imana. Nshuti zanjye, iyo byanga byakunda, iyo umudamu ari kubise ari kwa muganga, hari igihe umugabo we nawe aba ari aho ngaho yamwitwaje ati papa kana ngomba kubyara uhari. Buriya iyo uhari uba uri umuntu ukomeye cyane, ntabwo nababara cyane nk'uko nababara udahari. Umugabo rero arahagera, wajya kugera kwa muganga, umuganga agahita akubwira ati umva wa mugabo we nturengaho. Abikubwira kandi nta mikino, nturengaho, ariko urimo urumva si we tubwira. Ukahahagarara, mudamu akabona arimo arakureba ngo ukomeze uze, ariko aho hari amategeko ataharenga. Uko barimo kukubwira ubona umunsi wa mbere urenze umunsi wa kabiri, byo ko ukabona umuntu yirakaje cyane. Umugabo aba yirakaje, arimo kuvuga kuri telefone, mu maso ubona arimo, bamwe baba barimo no guhekenya amenyo. Ako nagira ngo baze, ikirimo kubabaza umugore utwite nicyo kibabaje umugabo? Reka da, ahubwo ni amayeri tuba dukoresha ngo twereke umugore yuko turi kumwe nawe, twifatanyije. Abigishwa ba Yesu, Yesu arababaye, barimo barasinzira, ariko yaza bagakanura bagahita birakaza cyane ngo bamwereke yuko bababaye. Kandi ikibabaje Yesu si cyo kibabaje abigishwa. Byarangiye Yesu arababaza ati ikintu kibashinjirije ni igiki? Nimubyuke musenge kugira ngo mutajya mu ki. Noneho rero murebe ikibazo, kare yabasabye ibintu bibiri, noneho ubu bwo abasabye ibintu bingahe? Bitatu. Kare yabasabye gusenga kugira ngo batajya mu moshya, none aragarutse arababwiye ngo nimugire gute?
nimubyuke. Ni ukuvuga ngo iyo udasenze wisanga urushaho gutera intambwe ikujyana ahantu habi. Aha Yesu yari ari kubise mu gitabo cy'intambara ikomeye, handitswe amagambo avuga ngo ari i Getsemani ukuboko kwe kwayinze umushyitsi kubw'igikombe cy'umubabaro yari afashe. Nicyo gihe yashoboraga kwihanagura ibyuya by'amaraso byatembaga mu maso he, maze akareka abanyabyaha bakarimbukira mu byaha byabo. Iyo Yesu abishaka, i Getsemani yari agifite amahirwe yo kuba yafata urutoki akihanagura icyuya cy'amaraso, yamara kukihanagura agahita avuga ati ubundi naje mu yihe dosiye ko mbona nabo naje gukiza batagize gute, batabyitayeho. Ngo iyo ashaka yari gusubira kwa se, kandi se yari kugira gute yari kumwakira. Iyo ajya gukora atyo, gucungurwa kw'abantu bacumuye ni kuba kwarashoboye kubaho. Mu magambo make, intsinzi yacu yabanje kubonekera i Getsemani. Ariko ubwo umukiza yemeraga gutanga ubugingo bwe, maze agataka ubuheruka avuga ati birarangiye, inama y'agakiza burya yari isohoye. Amen. Mu gashyamba ka Getsemani byari birangiye. Reka ngire ikintu mbabwira, jya urwana intambara y'ibitekerezo. Iyo umaze kurwana intambara y'ibitekerezo ukanesha, ijuru ribara yuko ibyo bintu uzagira imbaraga zo kubishyira hehe, mu bikorwa. Ariko nutagambirira ibintu byiza, nutagambirira kuba mu Mana no kuba umuntu wayo, ngo bize muri wowe bifatira imyanzuro, ubanza urwana iyo ntambara yo mu bitekerezo, uzisanga n'ubundi kubishyira mu bikorwa nta bihari. Nshuti zanjye, byari kugenda gute? Aha rero Yesu yari ari kubise. Niyo mpamvu uyu munsi wa none iyo turirimbye indirimbo y'Ikaruvari, tukaririmba indirimbo y'i Getsemani, muzabona ko abantu baba bafite ubushagarira. Kubera iki? Nuko aho ngaho niho ibise byo kuvuka kwacu byagize gute, byaturutse. Umuntu udaterwa ubwoba n'ibyabereye i Getsemani, umuntu ukurura ibintu byabereye i Karuvari akumva bifite intege nke, gukira kwe biragoye. Uyu munsi agaciro k'umuntu kari ku buryo butandukanye. Ibihugu byo ku isi, ijambo bigira ijambo bitewe n'amadolari menshi bibitsa. Niyo mpamvu muzabona ibihugu nk'igihugu cyacu uba wumva abantu bose bavuga ngo ni igihugu kiri hasi, kigize gute. Kubera iki? Haba hari ibihugu by'i Burayi byabitse amadolari, bavuga ngo bishobora ngo no kurya ngo imyaka 60 ngo nta muntu ukora. Agaciro k'isi kareberwa ku mafaranga. Agaciro k'umuntu muri sosiyete rusange kera kareberwaga ku ndangagaciro n'ubunyangamugayo, ubu karareberwa ku mafaranga. Birababaje yuko no mu madini amwe n'amwe agaciro k'umuntu gaterwa n'amafaranga. Yesu yagiriye inama bo mu gihe cyarababwira ngo nimuramuka mufashe umuntu mwene wanyu ukomeye, mukamuzana mukamwicaza mu ntebe z'imbere, undi muntu ukennye mukamubwira ngo najye inyuma nihagira ikiboneka murareba, muzamenye yuko iyo ntabwo ikiri inzu y'Imana. Agaciro k'abantu, Getsemani na Karuvari yagaragaje agaciro k'umuntu. Niyo mpamvu ntibyemewe kubwira umuntu ngo ni igicucu, ntibyemewe kubwira umuntu ngo ni ikigoryi, ntibyemewe kubwira umuntu ngo umusuzugure ukurikije uko areshya, uko asa, cyangwa urugingo rufite ikibazo. Kubera ko igiciro Imana yamutanze w'i Karuvari, Yesu niwe uzi fagitire byamusabye. Uramutse ugiye gusura abantu, umwana wabo ukabona arimo arakubagana, ugahita umukurura, warangiza ugahita ubabwira uti ariko uyu mwana wanyu ni ikigoryi. Harya umuntu wari kugukorogera amata ya nido aba akiyakoroze? Reka dahita azana amazi atanatetse ati yamwe n'ubundi ntacyo umaze. Kubera iki? Umubyeyi, reka mbabwire ikintu cyantangaje. Mwari muzi yuko umwana uba i Kigali wasize nyina mu cyaro, hari igihe umukecuru yicara agafata telefone agahamagara umwana we
akamubwira ati mwana wanjye umeze neza? Umwana akamubwira ati yego mama ameze neza. Mbwiza ukuri mwana wanjye umeze neza? Yego meze neza, ariko umugore twashwanye uyu munsi yagiye. Iyi nabyiyumvagamo. Bivuze ngo ya sano umugabo n'umugore bagirana itandukanye n'isano umwana na nyina bagira gute? Bagirana. Icyo rero gikomoka mu kintu cyitwa ibise. Nta ntera ibaho ishobora gutandukanya umunyabyaha na Kristo wamupfiriye. Ntayibaho. Iyo ugiye kumererwa nabi wubwe yumva amerewe nabi. Nshuti zanjye, abantu benshi batarasoma Bibiliya barebera agaciro k'umuntu ku mafaranga, ariko Yesu yagaragaje fagitire ikomeye y'agaciro k'umuntu. Ninde uzi agaciro k'umuntu? Ese ni pasiteri? Hoya, pasiteri aramutse afite abizera 3,000 umwe akabura aboneka kare agafasha babandi. Ese ni umubwiriza ni uzi agaciro k'umuntu? Reka da. Amateraniro yashyushye abantu babaye benshi, uze cyangwa ubireke ntibimubuza kugira gute? Kubwiriza. Ninde uzi agaciro k'umuntu? N'umuyobozi wa korari. Reka da. Muri korari kwibere uhashyira abana babyara umusaruro. Ricara ukavuga uti ngwino wonke wowe ejo uzaririmba soprano sha, ukamuhereza ibere. Ukareba undi ukamubwira uti wowe rwose nuko byagucanze ariko ufite base nziza, ngwino jya kwibere. Akandi kagatangira kati mama nanjye ndonkawe. Wowe nta kintu uzavamo, nubundi wanavutse mbona kuzandushye. Ninde ushobora kumenya agaciro k'umuntu? Ninde uzi agaciro k'umuntu? Niba ushaka kukamenya, jya i Getsemani maze witegereze ibyuya bya Kristo tutubikana ibitonyanga by'iki? By'amaraso. Umuntu ahagaze agaciro kangana no guturika imitsi y'umutwe kwa Yesu hakavamo iki? Amaraso. Reba umukiza ku musaraba, witegereze ikamba ry'amahwa barimo kuritsindagira mu mitsi y'ubwonko, witegereze icumu bamuteye mu rubavu, urebe ibirenge bye uburyo babitoboye, urahita umenya fagitire umuntu agize gute? Ahagaze. Niyo mpamvu nta muntu ugomba kwitwa igicucu, nta ugomba kwitwa ikigoryi, nta mubyeyi ugomba kureba umwana ngo amwite ikiburaburyo. Ubu nanjye narabyaye naherekeje abandi, ni ukukubona uhagaze gusa. Oya, byasabye Imana imbaraga kugira ngo umuntu acungurwe. Uzirikane ko kubw'agakiza kacu ijuru ryemeye kwigerezaho operasiyo yo gucungura umunyabyaha, yari operasiyo yo kwigerezaho. Ijuru ryakoze ibirenze ibyo abantu bateganyaga. Mu gitabo cy'uwo cyitwa Kugana Yesu bavuze yuko ngo Imana yijishuye umwana wayo. Kwijishura ni iki? Ni ukwikuraho umwana wawe ariko wumva nawe utagize gute? Utabishaka. Umwana akakuririra ati mama, ukamubwira uti nta kundi nta kundi. Nibyo bita kwijishura. Kristo aba yaremeye no gupfira umunyabyaha bangahe? Umwe gusa. Umunyabyaha arahenze. Ashobora kubura ku rusengero gahunda zigakomeza, ashobora kubura muri korari gahunda zigakomeza, ashobora kubura mu muryango kubera ko ntacyo yinjiza ntibibi bibazo. Ariko nagira ngo mbabwire, ku Mana umunyabyaha umwe arakomeye. Niyo mpamvu muri ano materaniro turimo Imana irimo iravuga ngo ubwo nagize amahirwe we nkakubona, nzanira umunyabyaha ugize gute? Umwe. Ni umuntu uhenze. Mubwiriza umwe yagiye gukora amavuna. Mu gukora amavuna ahura n'ikibazo. Arabwiriza, yari umuhanga, habatizwa umuntu umwe. Pasiteri waje kubatiza murabyumva nawe yaje afite ikimwaro. Umubwiriza arangije yibaza ukuntu ibibwirizwa birenga 24 bibyara umuntu umwe. Aho yari yicaye yari afite n'ikimwaro mu maso,
arangije cyokoze haboneka undi muntu ngo wari umuntu w'umusazi nawe ushaka kubatizwa, arangije aravuga ati ntacyo nawe mumubatize. babaye babiri, hari cyavuga ati ubusaye materaniro raporo yayizandikwa he? Tangira kwibaza se Mana ni ngiye wabwirije nabi? Naho ikintu Imana yari yateganyije ni kimwe. Imana yari yateganyije ko uzabwirizaho ari uhavuka, bazi ubupagani bwe, bakamenya n'uburyo Imana ihindura. Kandi ibyo bintu nibyo Imana yakoze i Samariya. Abigishwa ba Yesu bagiyeyo bari kumwe na Yesu, banga kubacumbikira nihagira n'umuntu bumvira ubutumwa. Barangije bagiye kuryama bisanga baraye hanze, bagerageza gushaka urugo bacumbikamo abantu babo batireka nta sano dufitanye. Petero rero yari umuntu uvoma hafi, buriya umuntu uvoma hafi mu itorero natwe turabagira. Arangije abwira Yesu ati ariko amateka avuga iki kuri uyu musozi turiho? Baraganira. Yesu abibutsa yuko Eliya ariho yasengeye umuriro ukagira gute? Ukamanuka. Arangije se Imana ya kera ni nayo y'uyu munsi? Ati cyane rwose. None niba Imana ya kera ari nayo y'uyu munsi, wategetse umuriro ukamanuka ugatwika abapagani bataducumbikiye, abanyabyaha bo kwihana ko bahari tutazababura. Yesu aramureba amubwira ngo ntuzi umwuka ugize gute ukurimo. Yesu yiganirije umugore ku iriba, ibyananiye abigishwa 12 na Yesu arimo. Umugore ku iriba yaragiye arabemeza neza, barangije bamenya umwami Yesu. Umubwiriza rero nawe amaze kubatiza aragenda ajyana ikimwaro. Byarangiye umwe muri abo bantu babatijwe ahindutse umubwiriza mpuzamahanga muri icyo gihugu, ndetse agera ku rwego rwo gukoresha amateraniro mpuzamahanga. Kubw'ibyo rero iyo aba twagiraga amaso areba nk'uko Imana ireba, ntabwo twacibwa intege n'ubuke, twareba umugambi Imana ifite kuri bwa buke bw'abantu. Kubona urubyaro byasabaga ikiguzi gikomeye. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa mbere, Bibiliya iravuga ngo iki? Uwizeye wese yuko Yesu ari Kristo niwe wabyawe n'Imana, kandi ukunda wese iyabyaye akunda n'uwabyawe nayo. Icyo ni icya mbere. Imana yabyaye Kristo. Ninde mu bamarayika yigeze ibwira ngo uyu munsi ndakubyaye? Kristo nawe arangije abyara abana abashyira ku isi. Abo bana bavutse binyuze mu kwizera. Iyo rero ukunze wizeye Kristo, ukunda abo Kristo yabyaye, ariko ugakunda n'uwagize gute? N'uwabyaye. Bibiliya irakomeza ngo iki nicyo kitumenyesha ko dukunda abana b'Imana, nuko dukunda Imana tugakurikiza amategeko yayo. Kuko gukunda Imana ari uku, nuko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntagize gute? Ntarushya. Kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi, ni ukwizera kwacu. Ninde unesha iby'isi rero? Keretse uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana. Tuzi yuko umuntu wese wabyawe n'Imana adakora ibyaha, ahubwo ikintu gikomeye, umwana Imana yabyaye, umwana Imana yagize gute? Yabyaye, amurinda, kandi wa mubi ntagira gute? Ntamukoraho. Umwana Imana yabyaye niwe urinda umuntu ngo adakora ibyaha, kandi niyo wa mubi aje kumwegera ntagira gute? Ntabwo amukoraho. Turi abantu bakomeye, turi abantu barinzwe, byaciye mu bise, ariko uyu munsi wa none usanga ubuzima bwatujyanye kure y'Imana. Usanga ubuzima bwadukuye ku kuroba abantu tugasubira kuroba amafi. Intambara y'ubuzima hari igihe tugora, ikoti ry'agakiza tukaryiyambura tukajya guhangana n'ubuzima. Abigishwa ba Yesu niko byagenze. Nimureba neza muri Yohana 21 umurongo wa 3, Bibiliya iravuga ngo nuko Simoni Petero arababwira abigishwa bagenzi bati ngiye kuroba. Yesu yari yaramaze gupfa, kandi ababigishwa bari bataramenya ko Yesu yazutse. Ngiye kuroba. Baramubwira bati natwe turajyana nawe. Barahaguruka bicira mu bwato.
ariko bakesha iryo joro ryose ari ntacyo bagize gute, ntacyo bafashe. Iyo utandukanye n'Imana umutangabugingo, ibyo ugiyemo ntago bishobora kuguhira. Umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Yesu arababaza ati, harya baguye ntibaguye? Baretse kuroba abantu, bagiye kuroba amafi. Petero yagiye mu bintu bitandukanye, bageze no ku rwego batakibuka nde, batakibuka Yesu. Murebe noneho Yesu aje kubareba nk'umubyeyi watakaje abana. Kera turi bato twarazereraga, iyo byageraga nka 12:00 utaragera iwanyu, 1:00 zigakubita, hari igihe wabaga wicaye nk'ahantu bafite agateleviziyo iwanyu ntako mufite, wajya guhaguruka ukabona bashyizemo indirimbo ukicara ukavuga uti nirangira ndagenda. Wajya guhaguruka ukabona bahise bashyiramo amatangazo. Kera rero televiziyo itangira n'amatangazo warayarebaga ukumva ni ibintu biryoshye. Noneho wajya kureba ku isaha, wasohoka hanze ugiye nko kwihagarika ugasanga bwije biteye ubwoba. Naho ubwo iwanyu bazengurutse mu makaritsiye yose ujya ugendamo, nta mwana wanjye mwamboneye aha, nta mwana wanjye mwamboneye aha. Iyo ababyeyi bakubonaga, icyambere waryaga n'inshyi, mama wawe akagufata akakuzunguza akajugunya agakubita hariya, ariko ukagira ngo ni urwango, ni urukundo rwabaga ari rwinshi. Avuga ati kurikije umutima nagize gute nagushakishije. Yesu ahageze ntago yababwiye ati Petero wabaye ute wowe, ntago yigeze abwira abigishwa ati kuki mugendera mu kigare. Yararebye asanga bamaze gutakara, imitima yabo ntiri bubemeze ko ari abana b'Imana. Icyo yababwiye rero, yaraje ababwira ngo yemwe bana banjye mufite icyo kurya? Baramusubiza ngo ntacyo. Ariko urukundo Imana idukunda mwarumenya. Imana ijya kureba umuntu waguye, itorero n'abantu bo mu rusengero baravuze bati uzamusuhuza azikoce. Handi uhura n'umuntu mwajya guhoberana ukabona abanje kureba epfo na ruguru nk'uwambuka umuhanda, ngo hatagira abayobozi b'itorero bamureba bakazamushyira mu bihano. Aho ngaho Yesu araza akareba umuntu akamubwira ngo mwana wanjye ufite icyo kurya. Barangije kumbwira ngo ntacyo, arababwira ati nimujugunye urushundura iburyo. Baroberaga ibumoso, nuko bararujugunya nibaba bakibasha kurukurura, kuko ifi zari nyinshi. Iyo Yesu ahageze urakora bigakunda, iyo Yesu ataraza urashabika, nta kintu ugeraho. Barangije Petero aritegereza, yumvise ijwi, yumvise akantu kavuga ngo bana banjye. Petero yibuka rya jambo ngo ragira intama zanjye. Petero arababwira ati kabaye ni umwami Yesu. Nuko Simoni Petero yumvise ko ari umwami, akenyera umwenda, kuko yari yambaye iki? Ubusa. Yesu aracyari umwami wacu. Ariko hari ikintu nagira ngo mbabaze, ni isomo ryanteye ubwoba. Muri Yesaya igice cya 26 umurongo wa 17, Bibiliya iravuga ngo nk'uko umugore utwita amera iyo igihe cye cyo kubyara gisohoye, aribwa akarira ababazwa n'ibise, natwe niko twamereraga imbere yawe Uwiteka. Twari dutwite pe, turanaramukwa, ariko ibyo twabyaye niki? Ni icyuka. Umuntu yatureba uba ubona ko Kristo yaduteye inda tuzabyara gukiranuka. Umuntu akurikije ibitabo dufite. Yewe reka ngira ikintu babwira, hari ukuntu buriya abadamu b'abesikoro baba ari abahanga. Njyewe nzi umuntu yari umusore afite umukobwa w'inshuti ye, arangije umukobwa aramushuka, bararyamana, ariko ubwo ntabwo nzi niba ari umukobwa wamushutse, hagati yabo bombi harimo uwashutse undi. Bamaze kuryamana nyuma y'iminsi ibiri, ariko ngo umukobwa yabonaga umuhungu nta gahunda yo gushaka iri hafi. Abantu bakazambwira bati uzagikangure kiriya gihungu ni ikirezi. Amaze kuryamana nawe hashize iminsi 3 azaciragura, harya amwebwe ababyeyi mwabyaye umuntu acira nyuma y'iminsi 3. Haratangiye araciriye, arahwereye,
umugabo arangije, umusore yegera abagenzi bati mbigenze gute? Umukobwa ati inda ni iyawe. Umusore arangije aravuga ati n'ubundi wacu bajyaga bambwira ngo n'ubundi ntacyo nshoboye, wabona n'inda ntayitera. Aravuga ati ubwo nayiteye Imana ishimwe. Afasha umugore rero, amujyanye mu nzu, babanaga ari abasore nka 7, ajya gukodesha akazu ke, bamwe bamuha intebe, abandi utuntu tw'udusafuriya, mbega baramwubaka bye. Arangije umugore aracira, ukwezi kwa mbere ko ari kutararangira, ukwezi kwa kabiri aracira, kazaza yigendesha, agahimba randevu zo kwa muganga zitagize gute zidahari. Umugabo akazamuherekeza akamubwira ati se waretse nkagenda nkavugana na dogiteri, niba ubona nta kigenda nkakujyana ahandi. Ati oya bireke, ibi ni ibyanjye. Naho atwita iki? Icyuka. Umwaka urarangira. Urumva aho biba byageze handi bavuga ngo barandoze, inda bayigize gute? Bayindogeyeho. Abantu b'inta n'abagomere gasheri, ntago abantu bagukunda. Umugabo akazavuga ati umugore wanjye azabyara, ariko nubwo bizatugora ariko azagira gute? Azabyara. Kera kabaye umwaka umwe, imyaka 2, umugore aricara aravuga ati rero ibi bintu n'ubundi byamaze kuba ikibazo. Aza gufata nyirinzu bakodeshaga, uwo nyirinzu amutera inda. Noneho inda igira gute? Iraboneka. Kwa muganga ntibagiye gupima bati none ko tubona imaze amezi 3. Umugabo akabaza ati oya mundebere kuko umugore wanjye umwaka warahise inda bayimurogeye. Umuganga ati hoya simbona ari amezi 3. Bagiye kubyara, barabyaye nyine. Umugabo aricara ariko agenda abona ibimenyetso. Kera kabaye buriya nta muntu upfunga ipfundo ry'amanyanga ngo rizabure gushwanyuka. Ryarashwanyutse, barashwana, umwe acukwe n'undi ukwe. Uwo musore, uwo mugabo yazinutswe ikintu cyitwa umugore. Kubera iki? Yavuze ati abagore bose barabeshya, keretse Imana mu isi ninyereka umugore utagira gute? Utabeshya. Urumva uyu mugabo yarahungabanye. Ariko uzi kubana n'umuntu utwita inda y'icyuka, ukazamugura imyenda, umugendana, yajya gusimbukana ati sheri ndagwamo, umugabo agahita aza agafata akagura ati inda nateye ya hehe? Korari ziraturirimbira nk'abantu batwite. Itorero riragura ibitabo, abakuru b'itorero baraza bagatanga amatangazo nk'abantu bafite umudamu utwite ugomba kubyara, hakaboneka umwana uzagira umusaruro sosiyete. Ariko Bibiliya iravuga ngo no kuramukwa twararamutswe, twari dutwite rwose, ariko ibyo twabyaye ni iki? Nticyuka gisa. Nta gakiza twazanye mu isi, kandi nta n'abaturage bavukiye mu isi. Urimo uratuburira itorero, urimo uratuburira Yesu. Utwite iki ubundi? Urabona uzabyara agakiza? Ngiki ikibazo. Nshuti zanjye, hari amagambo akomeye ari muri Yesaya igice cya 2 umurongo wa 2. Umva wajuru we, tega amatwi nawe wasiwe. Kuko Uwiteka avuga ati nonkeje abana ngira gute? Imana yaratubyaye, irangije iratwonsa. Konsa buriya biragora, hari n'uwo wonsa rumibere, yarira umukababara ariko ukongera ukarimusubiza arize, akongera akariruma, ukamubwira uti ntaryo nongera kuguha, ariko kubera urukundo ukongera uti ngaho noneho rifate, ariko ntugire gute? Nturirume. Imana yaratwonyeje, byarayivunnye, iratwonsa. Uku kuntu usa, uko uhagaze, abantu ubona bakwifuza, uko ubona abantu baba bashaka ko muhagararana bashaka ukumva, nuko Imana yagize gute? Yakonyeje. Icya kabiri, Imana irangije iraturera, itwigisha uko umuntu yicarana n'abantu, itwigisha uko umuntu avugira mu bantu. Imana itwigisha kwambara. Benshi hano mwambaraga amakabutura asatuye impande zose. Imana ibigisha kurya. Abenshi mwaravangaga ibintu byose, isombe irimo ikinono, barangiza bagasukamo ibishyimbo, bakazana isosi y'ubunyobwa n'inyama bagasukamo. Warangiza umugihe urimo kubirya ukavuga uti mume na fanta ikonje, byose ugahirikayo. Imana ibigisha kurya utubuto tubanze, ibindi bikurikireho. Turangije tuba abasirimu,
tumaze kuba abasirimu, Imana iravuga ngo ariko bagira gute? Barangomera. Inka imenya nyirayo, indogobe imenya urugo rwa shebuja. Abisiraheli bo ntibanabizi, ubwoko bwanjye ntibubyitaho. Dore wa bwoko bukora ibyaha we, abantu buzuwemo no gukiranirwa, urubyaro rw'inkozi z'ibibi, abana bonona. Turi abana bonona, baretse Uwiteka, basuzuguye uwera wa Isiraheli, bagira gute? Baramuhararuka. Muri ino minsi niba hari indwara iriho, ni indwara yo guharuruka iwanyu ukahahaga. Dufite abana birirwa bazenguruka mu ngo za bene wabo bakize, bene wabo bize. Abana basigaye bajya no gusura ahantu atari uko wenda ari heza, ari uko iyo ariyo akora amanyanga ye bigakunda. Kuko ibyo rero mwababyeyi, umwana nakwaka uruhushya rwo kujya ahantu, jya ubanza usenga inshuro ziruta izo wajya kugira gute usenga, kuko ushobora kumuha uruhushya ukaba umuhaye uruhushya rwa nyuma. Ikintu cyabaye ni kimwe, abana benshi kubera ko urukundo bakunda ababyeyi rwabashizemo, baharurutswa ababyeyi. Natwe turimo turaharurukwa Imana. Ariko nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye, Imana yacu ni Imana idukunda. Niyo mpamvu ngira ngo muri Bibiliya yawe usurinye amagambo tugiye gusorezaho. Yesaya igice cya 46. Shaka ukuntu ayo magambo y'uyasurinye ahantu. Yesaya igice cya 46 umurongo wa 3. Nimunyumve mwanzu ya Yakobo mwe, namwe abarokotse bo mu nzu ya Isiraheli mwese, abo nahetse mukiri mu nda, abo nahetse mukiri mu nda, nkabaterura mukivuka, nkabageza mu zabukuru, ndiwe muzarinda imvi z'uruyenzi nkibaheka. Amen. Ni njye waremye, ni njye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Amen. Muri uyu mugoroba utahe uzi yuko binyuze mu bise bya Yesu by'Igetsemani ni Karuvari, uri umuntu uhenze ku Mana, uhagaze amaraso y'igiciro cyinshi. Ntuzagira umuntu usuzugura ngo umurebere ku ipica y'amafaranga cyangwa se icyubahiro kindi. Nushaka kumenya agaciro k'umuntu, uzakarebere mu byuya by'amaraso byo mu gahanga ka Yesu. Kandi ikindi kintu gikomeye, nubwo abaguhekaga bagutereka hasi, nubwo abaguciraga inzira bakujugunya, Imana irimo iravuga ngo no kugeza mu zabukuru ndiwe nzakomeza mbaheke. Kandi ntago nzaheka gusa, nzajya mpeka ariko nindangiza nanakize. Muri uyu mugoroba ndasaba Imana ngo ibaheke ku mugongo wayo. Ndasaba Imana ngo yongere twumvishe yuko ibyasabwaga byose Imana yabikoze. Ndasaba Imana ngo ibamvishe yuko ubwo yabagiriye ku bise mukaba mwaravutse, muha agaciro ibyo bise. Nta kintu gikwiye kugutandukanya n'Imana icyo ari cyo cyose. Imana yo mu ijuru ibane namwe kandi bakomeze mu izina rya Yesu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.